Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 47 uburezi bwa Gikristo. Ubwenge bwa muntu bwifitemo ubushobozi bwo kwigishwa bukaba bwagera ku rwego ruhanitse. Ubuzima bweguriwe Imana ntibukwiriye kuba ubuzima burangwamo ubujiji. Abantu benshi barwanya uburezi bitewe n'uko Yesu yatoranyije abarobyi batize kugira ngo abe ari bo babwiriza ubutumwa bwe bwiza. Bahamya ko Yesu yagaragaje ko yemera cyane abatarize. Abantu benshi bize kandi b'abanyacyubahiro bizeye inyigisho ze. Iyo bene abo bumvira iby'imitimanama yabo yabemezaga bashize ubwoba, baba baramukurikiye. Iyo batanga ubushobozi bwabo buba bwaremewe kandi bugakoreshwa mu murimo wa Kristo. Ariko imbere y'abatambyi bari bazinze umunya n'abategeka bari buzuye ishyari, nta mbaraga z'ubwenge bari bafite zo guhamya Kristo no gushyira mu kaga ukumenyekana kwabo, bifatanya n'umunyegalilaya ucishije bugufi. Wa wundi wari uzi imitima y'abantu bose asobanukiwe iki neza. Niba abantu bize n'abanyacyubahiro batarashoboraga gukora umurimo bari bafitanye ubushobozi bwo gukora, Kristo yari gutoranya abagabo bari kuzajya bumvira kandi bakaba indahemuka mu gukora iby'ubushake bwe. Yatoranyije abagabo bicishije bugufi maze yifatanya nabo kugira ngo abigishe kuzakomeza umurimo we ukomeye ku isi igihe azaba amaze kubasiga. Kristo umurezi mukuru. Kristo yari umucyo w'isi, yari isoko y'ubumenyi bwose. Yarashoboye gutegura abarobyi batigishijwe, akabaha ibyangombwa bibashoboza guhabwa inshingano ikomeye yagombaga kubaha. Inyigisho z'ukuri zahawe abo bagabo bicishije bugufi zari zifite ubusobanuro bukomeye cyane. Bagombaga kunyeganyeza isi. Kuri Yesu kwifatanya n'abo bagabo bacishije bugufi byasaga n'aho ari ibintu byoroshye, ariko icyo cyari ikintu cyari kuzazana umusaruro ukomeye cyane. Amagambo yabo n'ibikorwa byabo byagombaga kuzana impinduramatwara ku isi. Ntabwo Yesu yasuzuguye uburezi. Iyo gutoza ubwenge ku rwego ruhanitse bikozwe mu rukundo no kubaha Imana, Imana irabyemera rwose. Abagabo bari bacishije bugufi Kristo yatoranyije babanye nawe imyaka 3, batunganywa n'imbaraga iboneza y'umutware w'ijuru. Kristo yari umwigisha uhebuje abandi bigeze kuba ku isi. Abasore nibiyegurira Imana, izabemera n'impano zabo ndetse n'ubutunzi bw'urukundo bafite. Bashobora kugera ku rwego ruhanitse cyane rwo gukomera mu bwenge, ariko niba ibyo bijyanirana no gukurikiza amahame y'iby'iyobokamana, bashobora gukomeza guteza imbere umurimo wakuye Kristo mu ijuru ngo aze kuwusohoza. Kandi mu gukora batyo bazaba abakozi bakorana na shebuja. Abanyeshuri bo mu ishuri ryacu rikuru bafite amahirwe akomeye. Ntabwo ari ayo guhabwa ubumenyi mu by'ubuhanga buhanitse gusa, ahubwo ni ubwo kwiga gukuza amahame y'imico mbonera no kuyashyira mu bikorwa, kuko ariyo azabahesha imico ifite urugero rutunganye. Ni abakozi b'Imana bafite inshingano yo kuba ibyitegererezo mu mico mbonera. Impano y'ubukungu, umwanya w'inshingano ndetse n'ubwenge byatanzwe n'Imana, maze ibiha umuntu kugira ngo abikoreshe neza abiteze imbere. Izo mpano zitandukanye Imana yagiye igabira buri wese hakurikijwe imbaraga n'ubushobozi bw'abagaragu bayo. Buri wese ahabwa umurimo we. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 48 uburezi nyakuri. Uburezi nyakuri ni ugucengeza mu muntu ibitekerezo bizatuma intekerezo n'umutima byuzurwa no kumenya Imana umuremyi na Yesu Kristo umucunguzi. Bene ubwo burezi buzavugurura intekerezo kandi buhindura imico, buzaha imbaraga imico kandi buzikomeze, buzirinde ibyongorero by'umwanzi w'abantu, kandi buzatubashisha gusobanukirwa n'ijwi ry'Imana. Buzatuma uwabuhawe ahinduka umukozi ukorana na Kristo. Abasore bacu nibagira ubu bumenyi, bazabasha kubona ikiruhuko cyose cy'ingenzi bakeneye. Ariko nibatabugira, ubumenyi bwose bashobora gukura mu isi ntibuzatuma babarirwa mu ngabo z'Uwiteka. Bashobora kunguka ubumenyi bwose bwo mu bitabo, nyamara bakaba injiji ntibasobanukirwe n'amahame y'ibanze ya kwa gukiranuka kwagombye kubahesha imico yemerwa n'Imana. Abashaka kungukira ubwenge mu mashuri y'isi bakwiriye kwibuka ko hari irindi shuri rishaka ko baribera abigishwa.
Iryo ni ishuri rya Kristo. Iri shuri nta banyeshuri bigera barirangiza ngo barihererwemo impamyabushobozi. Mu bigishwa baryo harimo abakuru n'abatoya. Abumvira amabwiriza y'umwigisha wo mu ijuru bahora barushaho kunguka ubwenge no kubonera guhebuje k'ubugingo. Bityo bakaba bateguriwe kuzinjira muri rya shuri ry'ikirenga, ahazarangwa gutera imbere guhoraho kugeza iteka ryose. Nyir'ubwenge butagerwa ashyira imbere yacu ibyishimo by'ibyigisho bikomeye tugomba kwiga mu buzima. Ni ibyigisho byerekeye inshingano n'umunezero. Akenshi kwiga bene ibi byigisho biradukomerera, ariko tutabyize ntidushobora gutera imbere na gato mu buryo bufatika. Bishobora kudusaba kubyigana umuhati, amarira ndetse no kubabara gukomeye, ariko ntitugomba kugwaguza cyangwa ngo dutentebuke. Muri iyi si hagati mu bigeragezo n'ibishuko byayo niho tugomba kubonera ibyangombwa bituma tuba abantu bakwiriye kuzabana n'abamarayika bera kandi bazira inenge. Abantu batwarwa n'inyigisho z'agaciro gake maze bakareka kwigira mu ishuri rya Kristo, bene abo bari kwishyira mu gihombo cy'iteka ryose. Ubushobozi bwose Umuremyi yahaye abana b'abantu bugomba gukoresherezwa ku bw'icyubahiro cye, kandi muri uku kubukoresha habonekamo gukora kwabwo gutunganye kandi gukomeye bihebuje, ndetse kuje umunezero utagerwa. Amahame y'ijuru akwiriye kugirwa nyambere mu buzima, kandi intambwe yose itewe mu kunguka ubumenyi cyangwa mu gukarishya ubwenge ikwiriye kuba intambwe iganisha umuntu kukomatanya n'Imana. Icy'ingenzi mu burezi. Uburezi bw'ingenzi abasore bacu bakwiriye kugira muri iki gihe kandi buzabategurira kwinjira mu byiciro by'ishuri ryo mu ijuru, ni uburezi bubigisha kugaragariza abatuye isi ubushake bw'Imana. Uburezi buhebuje ubundi. Abantu bitangira kwiga inzira y'Imana n'ubushake bwayo baba bahabwa uburezi buhanitse kurusha ubundi abantu bapfa bashobora guhabwa. Ntibaba bubakira imibereho yabo ku binyoma by'ab'isi, ahubwo bayubakira ku mahame azahoraho iteka ryose. Amen. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyiciro cya 49, uburezi bwa Gikristo burakenewe. Imana isaba ko habaho kwigisha no guhugura ubushobozi bw'ubwenge. Yagennye ko abagaragu bayo bakwiriye kugira ubwenge burushijeho no gusobanukirwa neza kurusha ab'isi, kandi ntinezezwa n'abakabya kutagira icyo bitaho cyangwa bakabya ko b'abanyabute ku buryo nta musaruro batanga, ndetse ntibaba abakozi bakora neza icyo bakora. Uwiteka adusaba kumukunda n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose n'ubwenge bwacu bwose. Ibi biduha inshingano yo gukuza no guteza imbere ubwenge bukagera ku bushobozi bwabwo bwuzuye, kugira ngo tubashe kumenya Umuremyi wacu no kumukunda n'umutima wacu wose. Iyo ubwenge bushyizwe munsi y'ubutware bw'Umwuka w'Imana, uko burushijeho kuba bwubakitse neza, niko bwarushaho gukoreshwa mu murimo w'Imana bugatanga umusaruro kurushaho. Umuntu utarigishijwe ariko wiyeguriye Imana ndetse akaba yifuza kubera abandi umugisha, ashobora gukoreshwa n'Uwiteka mu murimo we. Ariko abandi nabo bafite bene uwo mwuka wo kwitanga kandi bakaba baragize amahirwe yo kwigishwa neza, nabo bashobora gukorera Kristo umurimo urushijeho kwaguka. Bene abo bahagaze mu mwanya w'isumbwe. Gutorezwa gukora umurimo uhanitse. Uwiteka yifuza ko duhabwa uburezi bushoboka bwose mu mugambi w'uko ubwenge bwacu bwazatugeza no ku bandi. Nta bantu bamenya ahantu bazahamagarirwa kujya gukorera Imana cyangwa kuyivugira, cyangwa se ngo bamenye uko bizagenda. Data wo mu ijuru wenyine niwe ubona uko yabigenza. Imbere yacu hari inshingano. Kwizera kwacu gufite intege nke kudasobanukirwa. Intekerezo zacu zikwiriye kwigishwa ku buryo biramutse bibaye ngombwa dushobora kuvugira ukuri kw'ijambo ry'Imana imbere y'abatware bakomeye bo ku isi mu buryo buzahesha izina ryayo icyubahiro. Ntabwo dukwiriye gutuma hari amahirwe namwe aduca mu myanya y'intoki yatuma twuzuza ibyangombwa by'ubwenge butubashisha gukorera Imana. Uburezi bukomatanya byose. Ni mutyo abasore bakeneye uburezi
biyemeze gukora badashidikanya ko bazabubona. Ntimugategereze ko urugi rugukingukira, ahubwo nawe uzagire aho wikingurira. Uburyo bwose buto bukwigaragaje ntibukaguce mu myanya y'intoki. Ntugasesagure umutungo. Ntugakoreshe umutungo ufite mu guhaza irari ry'inda cyangwa wishakira ibinezeza. Iyemeze kuba umuntu w'ingirakamaro kandi ugere ku ntego nk'uko Imana yabiguhamagariye. Ntugakebakebe kandi ujye uba indahemuka mu bintu byose ukora. Koresha amahirwe yose ubonye maze wongere ubushobozi bw'ubwenge bwawe. Reka gusoma ibitabo bijyanye no gukora umurimo w'amaboko w'ingirakamaro. Reka gusoma ibitabo bijyanirane no gukora umurimo w'amaboko w'ingirakamaro, kandi kubw'umuhati wuje ubudahemuka, kuba maso no gusenga, gwiza ubwenge bukomoka mu ijuru. Ibi bizaguha uburezi butanga ubushobozi bwose. Kubw'ibyo ushobora gukuza imico kandi ukagira ubushobozi bwo kugira ibyo uhindura ku bandi, bikakubashisha kubayobora mu nzira irangwa n'ubutungane no kwera. Iyaba twakangukiraga kwita ku mahirwe n'uburyo dufite, hari ibintu byinshi biruseho byagerwaho mu murimo wo kwiyigisha. Uburezi nyakuri busobanuye ibirenze ibyo amashuri ya koleji ashobora gutanga. Nubwo kwiga iby'ubumenyi bidakwiriye kwirengagizwa, hariho ubwenge buhanitse bubonerwa mu komatana n'Imana. Nimutyo umunyeshuri wese agire Bibiliya ye kandi yomatane n'umwigisha mukuru. Nimutyo ubwenge bwigishwe kandi butegurirwe guhangana n'ibibazo bikomeye mu nzira yo gushaka ukuri kw'Imana. Ubumenyi no kwitegeka. Abantu basonzeye ubwenge kugira ngo babashe kubera umugisha bagenzi babo, bo ubwabo bazahabwa umugisha n'Imana. Kubwo kwiga ijambo ry'Imana, imbaraga zabo z'ubwenge zizakangurirwa gukorana umwete. Hazabaho kwaguka no gutera imbere k'ubushobozi bw'umuntu, kandi intekerezo zizunguka imbaraga no gukora neza. Umuntu wese ushaka kuba umukozi w'Imana agomba kurangwa no kwitegeka. Kwitegeka bizatanga umusaruro mwinshi kuruta ubutyoza cyangwa impano zihebuje izindi. Gusohoza ibyo ababyeyi biteze. Gukora icyiza kubera ko ari cyiza ni byiza iteka kandi birimo umutekano. Mbese ubu ntimuzatekereza neza mudakina? Gutekereza neza nibyo rufatiro rwo gukora ibikorwa bitunganye. Iyemeze ko uzakora kugira ngo usohoze ibyo ababyeyi bawe bakwitezeho, kandi ngo uzakorane umwete ukiranutse maze ugere ku rugero ruhanitse, maze nawe uzaboneka amafaranga bagutanzeho atakoreshejwe nabi cyangwa atapfuye ubusa. Gira umugambi udakebakeba wo gukorana n'imbaraga ababyeyi n'abarezi baba barakoresheje, maze ugere ku rugero ruhanitse rw'ubwenge n'imico. Iyemeze ko abagukunda cyane kandi bakwiringira bazakuburaho ibyo bari bakwitezeho. Gukora icyiza ni ubutwari, kandi Yesu azagufasha gukora icyiza niba ushaka kugikora kubera ko ari cyiza. Amen.